turakwitabye karame Nyagasani kuko duhamagaye ku neza yawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya karindwi cya Pasika, tariki 7 Kamena 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cyakozwe n'intumwa, umutwe wa 28 umurongo 16 kugeza ku 20, umurongo wa 23 kugeza ku 24, uwa 28 n'uwa 30 kugeza ku 31. Pawulo ageze i Roma, bamwemera kwicumbikira ukwe hamwe n'umusirikare wo kumurinda. Hashize iminsi 3, Pawulo atumiza abanyacyubahiro b'Abayahudi bahatuye ngo bamare guterana, arababwira ati: bavandimwe, nubwo nta kibi nagiriye umuryango wacu cyangwa se nkocisha ukubiri n'imigenzo y'abasekuruza, nyamara nafungiwe Yerusalemu ishyikirizwa Abanyaroma. Bamaze gusuzuma ibyo ndegwa, bashaka kundekura kuko basanze nta kibi nakoze gikwiye urupfu. Ariko mbonye Abayahudi babyanze, biba ngombwa ko njurira Kayizari, nyamara ntacyo ngamije kurega bene wacu. Ngicyo rero cyatumye mbatumiza ngo tuganire. Mu by'ukuri naboheshejwe iminyururu ku mpamvu y'amizero ya Isiraheli. Ahera mu gitondo ageza nimugoroba abasobanurira iby'ingoma y'Imana, anagerageza kubemeza ku byerekeye Yesu ahereye ku mategeko ya Musa no ku bahanuzi. Bamwe muri bo bemezwa n'ibyo yavugaga, abandi ariko banga kubyemera. Pawulo arababwira ati: nuko rero mumenye ko uwo mukiro Imana yoherereje abanyamahanga kandi bo bakazawakira. Pawulo amara imyaka 2 yose mu icumbi yirihira, akakira abamugendera bose, yamamaza ingoma y'Imana kandi yigisha ibyerekeye Yesu Kristo nta nkomyi kandi ashize amanga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 11. Ab'umutima uboneye nibo bazareba Uhoraho. Uhoraho ari mu ngoro ye ntagatifu, Uhoraho afite intebe ye y'ubwami mu ijuru, ariko amaso ye ntayakura ku bantu, abasuzumisha indoro ye. Uhoraho anyurwa n'intungane, kuko rero Uhoraho n'intungane, agakunda ubutabera. Ab'umutima uboneye nibo bazamureba. Ab'umutima uboneye nibo bazareba Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 21 umurongo 20 kugeza ku 25. Muri icyo gihe Yesu wazutse yaramaze kubwira Petero iby'urupfu rwe ruzatuma ahesha se ikuzo. Petero ahindukiye abona wa mwigishwa Yesu yakundaga aje abakurikiye, ari nawe wegamiraga Yesu bari ku meza, akamubaza ati: Nyagasani, ninde ugiye kukugambanira? Petero amaze kumubona abwira Yesu ati: Nyagasani, naho se uyu we bite? Yesu aramubwira ati: niba nshaka ko akomeza kubaho kugeza igihe nzazira, bigutwaye iki? Wowe nkurikira. Kuva ubwo iryo jambo rikwira mu bavandimwe ko uwo mwigishwa atazapfa. Nyamara Yesu ntiyavuze ngo ntazapfa, ahubwo ati: niba nshaka ko akomeza kubaho kugera igihe nzazira, bigutwaye iki? Uwo mwigishwa niwe mugabo wemeza ibyo byose kandi niwe wabyanditse. Byongeye tuzi ko ibyo yemeza ari iby'ukuri. Hari n'ibindi bintu byinshi Yesu yakoze, babyanditse bakabirondora byose, ngira ngo ibitabo byakwandikwamo n'ibyakwirwa ku isi yose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Buri munsi uhure na Nyagasani. Amasomo cyacu duteguriye nari gusoza ibihe bya Pasika. Ubwo twahuye na Nyagasani, turamubona, aratubonekera, natwe icyo dusaba no kumwereka abandi. Ubuzima bw'uhura na Kristo nta kindi bumaze usibye guhura n'abandi. Amasomo cyacu duteguriye aratwerekeza kugana mu nzira nziza, dukurikira Kristo kandi tumukurikiza buri munsi. Ati: wowe nkurikira. Ubwo tujye kuzirikana ku ngingo remezo igira iti: ntidugace imanza, kudacira abandi urubanza. Akenshi dukunze kwigira abacamanza ba arbitre n'abandi benshi cyane bajora abandi. Ikibazo kikagira giti: ese umucamanza aba ari hehe? Akenshi abacamanza bari imbere,
ese arubitire aba ari hehe? Aba ari hagati, kugira ngo nyine arusheho kubona umukino neza. Nguko natwe akenshi dukunze kwishyira imbere, tukishyira hagati, tukishyira heza. Uwo rero bamwita umucamanza. Iyo umuntu amaze kwishyira heza, navugaga kwibona no kwibonekeza, nta kindi gihe akurikira usibye gufata abandi akabatangira akabacira urubanza. Uze gusoma Matayo 18 haragira hati, iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina rya Nyagasani bambaza Nyagasani basenga, mba ndaho hagati yabo. Aho ni ku ruhande rumwe rwa Yezu, ari aho hagati yabo. Ariko hari n'undi ruhande Sekibi ko adatanga abana b'Imana bateraniye, nabo bari gukubita agatoki kandi ati, aha, iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe bari kunegurana, bari guca imanza, nanjye mba ndaho hagati yabo, kugira ngo nyine nkomeze kubatatanya ndetse no kubagirira nabi no kuberekeza ikuzimu. Uze guhitamo, iyo wicaye ahantu uba wicaye ku mukeka uri guca urubanza, cyangwa uba wicaye ahantu ugiye gusenga, ugiye guhura n'Imana, ugiye guhura n'abavandimwe. Twirinde guca imanza, gucira abagenzi bacu imanza. Kuvise mu isomo rya mbere Paulo urimo cirwa urubanza, kuvise uburyo ateranyije Abayahudi agira ngo basobanurire ibi bamukoreye, uburyo bagira bamucira urubanza, uko bamufungiye Yerusalemu, uko nyuma yaje kujurira akaba ageze i Roma, n'uburyo bakomeje kumufunga ari mu icumbi, arimo aririhira kubera ko bamucira urubanza, kudacira abandi imanza. Nguru urubanza rwa Paulo acira urubanza, aratwerekeza uburyo ducira abandi imanza z'amahugu. Ariko se hacura iki bagucira urubanza uzira Yezu Kristo, utotezwa uzira Nyagasani Yezu? Abo umutima uboneye nibo bazabona uhoraho, nk'uko umuririmbyi wa Zaburi amaze kubiririmba. Nawe rero urahirwa niba gucira urubanza rukuganisha ku Mana. Ariko nawe uragowe niba wicara mu nteko y'abaneguranye ugacira abandi imanza, ukabagira nabi, ukabanegura, ukabanenga, aho nawe uragowe. Birumvikana umutima wawe ntabwo ushobora kubona uhoraho, umutima wawe ntabwo ushobora kubona Imana, ntabwo ushobora kubona uruhanga rw'Imana. Biragusaba rero gucisha make, biragusaba gukora neza, bityo ugende neza mu nzira z'Imana buri munsi. Ivanjiri y'uno munsi iratubuza guca imanza. Ubwo ejo twumvaga Petero wari umaze kubabarirwa na Nyagasani kubera amakosa yari yarakoze, yari yaramwihakanye, none Yezu aramumanyuriye, amuhaye ikimanyu cy'ubutegetsi, cy'ubuyobozi. Petero rero ako umuntu karaje, ntabwo ashoboye kubyihangarira bya bindi by'uko nyine iyo umuntu amaze kukugira neza, ari igihe utabyihererana ukabyasasa, ukishyira mu birera ati koko Yezu amuhaye ubutegetsi, amuhaye ubuyobozi, koko nibyo namukoreye. Petero rero ako umuntu kamujemo, atangiye kwibaza kuri Yohana. Ubwo arabonye Yohana nawe akurikiye Yezu, ati noneho usuye ubite Yezu. Iki kibazo cya Petero kirimo ishyari, kirimo kwikunda, kirimo guca urubanza. Harya uyu bizamera bite? Kongera nshimye ko mpaye ubuyobozi, Yohana yo bizamera bite? Ntago azibanga Yezu azigamiye Yohana ku musaraba, ko ari we uze gukana kadikomeye cyane umubyeyi Bikira Mariya. Nibwo Yezu ahaye Petero igisubizo cy'ukuri gikomeye, ati wowe nkurikira. Petero wikwivanga mu bya Yohana, kuko buri wese mumenyera ikimukwiye. Amen, amen, amen. Wowe nkurikira twabivomamo ibintu bitatu. Icyambere nuko buri wese afite aho Imana imuhamagara. Aho Imana iguhamagara ntago ari ngewe aho impamagara, gusa icyo tuzi nuko tuzahurira hehe ku muhamagaro rusange, umuhamagaro w'ijuru. Icya kabiri ntago ari ngo twese duhuza inzira, kigeze nuko hari aho tuzahurira nyine handi navuze. Ntago ari ngo twese twakora bimwe, buri wese Nyagasani afite icyo yamugeneye. Wowe nkurikira. Ikindi kandi wowe nkurikira, Yezu arashaka gutwibutsa ko tugomba kurebera ku bandi, tutagomba gucira abandi urubanza, tutagomba gukora ibyo abandi bari gukora, kutarebera ku bandi. Wowe nkurikira, uze kongera urebe ubuzima bwawe burimo ishyari, atuyarandushije we, uyu se wari kujya he noneho, uyu ko agiye nawe gushaka kumera nkanjye, nuko ishyari rikaba ryarakumunze umutima, umubiri. Kimwe nawe na Petero, Yezu arakubwira ati wowe nkurikira, ibindi ubyihorere. Wowe nkurikira irongera gutwibutsa ko hari ibintu byinshi cyane tubamo, turi kunenga abandi, turi kunegura abandi, turi mu mafuti, turi mu bintu bidushishikaje gusa, ubutegetsi, ubuyobozi, ariko tudakurikiye Kristo. Yezu arongera gukebura nanjye nkebura ati wowe nkurikira.
mubyeyi uracyakurikiye Nyagasani. Gukurikira Kristo ni no kumukurikiza, kuko ntacyo biba bikumariye kumva ngo warihaye Imana ukurikiye Kristo, uri umwigisha wa Kristo ariko utamukurikiza. Umwigisha wa Kristo ni umukurikiye koko ariko kanamukurikiza. Ati wowe nkurikira, no kurikira Kristo, amashyara azacika iwawe, urwangano ruzacika iwawe, guca imanza bizacika iwawe, n'ibindi byinshi cyane ukora uri kwiyemera, uri kwirata, uri kwibona, uri kwibonekeza, kuko uzaba wumvise ijambo rya Yesu ati wowe nkurikira. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umuminisitiri umwe ngo yahoranaga umushiha, agahorana umunabi, kuvuga nabi, gutongana, uburakari, igitugu gikomeye cyane, agahoza abo yaboraga ku nkeke. Bya bindi by'uko nyine ntawe upfa byibuze adakoze rimwe gusa ryiza. Igihe cyaje kugeraho minisitiri, ngo haza kuba igikorwa kiremereye cyane muri icyo gihugu cyo gufasha abana batishoboye, abana b'imfubyi, bakabaha ibikoresho by'ishuri, bakabitaho, bakabarira amafaranga y'ishuri. Nuko ngo minisitiri wari muhagara icyo gikorwa ko kigenda neza. Nuko bagiye gutaha, ngo umwana umwe azamura akaboko ati ndasaba ijambo. Bamuhereza ijambo. Umwe muri abo bari bafashije umwana w'imfubyi, nuko arashimira ati dushimiye minisitiri waje kudufasha, turamushimira ahadukuye, turamushimira ibyo dukoreye, turamushima ko dusubiye ku ishuri natwe, turamushimira ko tugiye kongera gusubira mu masomo kandi twarayaretse kubera ubushobozi, kubera ubukene. None adukora ikintu gikomeye cyane, turamushimiye cyane. Iyaba abategetsi bakomeye, iyaba abatuye iki gihugu bose bari kuba nka minisitiri nk'uyu nguyu, twari kubaho turi neza, igihugu cyabaho mu mahoro, igihugu cyabaho neza, habonetse abandi baminisitiri bameze nk'uyu nguyu. Nuko umwana amaze kuvuga, ababyeyi bamwe bamuha amashyi n'impundu, bati ko kuvuze neza, kuko umuminisitiri aradutabaye, atugiriye neza, akoze ibikorwa byiza, ibikorwa by'urukundo. Mu gihe ku ruhande rwe bahaye umwana impundu ndetse n'amashyi, abandi ku rundi ruhande baramunnyega, bamuha ahubwo induru, hafi no kumukubita. Bati koko nta soni sha, nta soni bivuze. Ukuri iyo foto, abantu bose muri iki gihugu babaye nkuriya mu minisitiri w'umugome, w'umuhemu, umunyamushiha, umunyabugugu, umunyagitugu, ubu koko igihugu cyamera gite? Nuko batangira barabishuha umwana, hafi no kumukubita. Nuko bamwe bakaba batari kumvikana n'abandi kubera iryo jambo ry'uwo mwana. Ese mubyeyi nyakubahwa minisitiri, ari aba bari ku ruhande rwo guha uyu mwana induru, ari n'abari ku ruhande rwo guha umwana impundu, wowe bajya ku ruhe ruhande? Ukurikije ibikorwa bya minisitiri, ushobora guhera no ku byo yakoze mbere, ugasoza no ku byo yakoze nyuma. Wajya ku ruhe ruhande? Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akozwe, twirinde kujya duca urubanza. Ese wabwirwa n'iki niba uyu minisitiri nyuma y'uko abonye ko ari umunyamushiha, umunyabugugu, umunyagitugu, abiretse akaba aje koko utangira ubuzima bushya bwo gukora neza? Naho we nanjye turatangira tumucira urubanza duti umusambanye gusa, indaya gusa, ingegera gusa, igisambo gusa, umusinzi gusa, indyarya gusa, umubeshyi gusa. Ugasanga kenshi turi gucira abagenzi bacu imanza, turacyari kubarebera mu ndorerwamo y'ikibi. Ubwo n'ubwirasi, iyo ni ishyari, uko no guca urubanza. Kandi bageze ku bikorwa byiza, nabwirwa n'iki niba mugenzi wanjye adahindutse? Akenshi dukunze gushaka kwivanga mu buzima bw'abandi, ati iriya ndayi, iriya ngegera, uriya musambanyi, uriya, ugasanga ndi kuvuga abandi nabi, ndi gutunga abandi intoki eshanu, ngibwira ko eshanu ziri kubageraho kandi ni rumwe gusa riri kumugeraho, undi ruri kujya kuri mugenzi wanjye, izindi eshatu nanjye ziri kunjomba. Byarangira ngo ndi gucira abandi urubanza, ndi kuvuga abandi nabi, kandi ari njye mubi, ni njye izo ntoki ziri gutungaho. Nk'uko nawe utagomba gucira abandi urubanza utazi aho bageze. Aho bageze rero, iyaba twabagaho turi kuvuga abandi neza, byibuze tukagendera no kuri ibyo byiza bakoze, ahasigaye tukanabavuga neza. Wowe cyawe ushinzwe kuvura abandi, ukajora ibitari kugenda. Ikindi twavuga ni uko ijambo minisitiri, bya bindi by'uko nyine umusaza ashobora gusaka ku ijambo cyangwa ijambo ry'uyu mwana,
uriya mwana tushoje twasanga areba kure. Minisitiri ni ijambo ry'ikilatini rivuga ngo ministère, ikavuga ngo serviteur, umucakara, umugaragu. Akavuga umwana ati ya abantu bo muri iki gihugu basabaga minisitiri, yabaga twese twatanga service, tugafasha abantu, tukitangira abarwayi, tugasura abababaye, tugakora ibikorwa by'urukundo, ibikorwa by'ubucakara, tukagira abandi neza, tukitangira abandi, tukabitaho, tugatanga service nziza. Iyaba iki gihugu koko cyari kirimo abantu bitangira abandi, minisitiri nyine n'uwo ukorera abandi, umugaragu w'abandi witanga. Ya abantu bose babaga abagaragu, navugaga abagaragu b'Imana, twari kuba tugeze kure, twari kuba turaheza. Ariko akenshi usanga nshaka kugira umushefu, umuyobozi, umuntu ukomeye, Kingi, Kongo, nandi mazina menshi cyane nshaka kwipakiramo, bikaza kuranya nibagiye ko n'umuminisitiri, umucakara, umugaragu w'Imana. Nawe rero turakwifuriza ko umugaragu w'Imana hataje n'ejo bundi tuzajya wicara muri ba rubitre mu bacamanza b'abandi bakomeye, kandi bakagombye ko umugaragu w'Imana. Nguko rero ko umunsi duhamagariwe kwirinda kwicara mu nteko y'abaneguranye, kwirinda kwishyira imbere, kuko inteko y'abaneguranye inteko ya sekibi, kwirata nyine, kwiyemera, kwikuza, uwo n'umuzi w'icyaha kwa sekibi udutera kuvuga abandi nabi. Nuko ugahera mu gitondo unenga ibintu by'abandi ati nta kigenda, ibintu byano byose nta kigenda, kandi wasanga wajya kureba ugasanga ari we nta kigenda. Ahubwo uyu munsi dushike ku nteko z'abaneguranye, kuvuga abandi nabi, gusebya abandi, gutuka abandi, gutongana. Ibyo byose ni inteko za sekibi, inteko zo guca imanza, inteko zo kuvuga abandi nabi, kurebera abandi mu rwego rwo kibi. Uyu munsi ucike ku nteko y'ibigare, inteko y'abaneguranye, wumva ijambo rya Yezu ati wowe nkurikira. Reka ibyo bigare, cika kuri izo nteko z'abaneguranye, cika kugusebanya, cika kwandavuza abandi, cika gusebya abandi, gutongana, guhora uvuga abandi. Waba wicaye ukicarira abandi, waba uri mu nteko uri kuvuga abandi nabi, ijambo ribi ni mukuru wa sekibi. Wirinde kongera guca urubanza kugira ngo ukurire imigisha wawe, we kujya kuri umuvumi wawe, wo kugitonda abandi, unegura abandi, unenga abandi. Yavuga ugira iti banenga batirora, akesha ugasanga uri kunenga abandi ariko utari kwibona. Uri kubona umugabo uri mu jisho ryawe, none ugushaka gutokora katsi kari mu jisho rya umuvandimwe wawe. Yaba nafataga umuvandimwe nk'umuvandimwe wanjye, ntago nakigize umucamanza. Dusabe Nyagasani no munsi ngo aduhe ubutwari bwo kwikura ku bigare, inteko z'abaneguranye, abacamanza, maze dusabe Nyagasani tuba abavandimwe koko bukuri, bahura kandi bagahuza buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Agira amasomo kora Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.